Ndabasuhuje basangira ngendo kandi inshuti namwe abanyeshuri tubana mu buzima bwa buri munsi bwo kugira ngo tubashe kumenya amategeko y'umuhanda. Uyu basuhuza atiriwe yivuga ijwi mwaryumvise ni wa wundi. Ni umusangira ngendo wanyu kuko mbafasha muri byinshi kugira ngo mubashe kubona permis provisoire cyangwa se permis définitif. Ntago mbafasha mu buryo bumeze bute cyangwa iki, ahubwo nuko mbihera ubumenyi ku buryo bwiza cyane. Tugiye gukosorera hamwe ikizamini cyakorewe Musanze ndetse na Gakenke ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 muri 2021. Uwo mwumva ni umwe ku mubumbe, ni wa wundi gusa ku mategeko y'umuhanda ukubita ubangura. Uyu munsi nje kubaganiriza neza cyane nitonze. Reka mbanze mbaho incamake z'ibyo tugiye kubamo. Tugiye kuganirira hano kuri iyi channel yitwa Etamu TV. Yes, ni Etamu TV. Nababwiye ko kugira ngo ubumenyi n'ibi biganiro byose ndetse n'aya masomo mbese support yose indi inyuma kugira ngo mbashe kubagezaho ibyiza kuri ya channel yende dusanzwe twigiraho muzi. Kugira ngo bigende neza dufite support ituruka kwa Etamu. Bene Etamu TV rero hari amasezerano runaka twagiranye, ariyo nifuza ko mumfashamo ndimo ndabinginga nkuko nababwiye nti murabizi inshuti zanjye kwiga amategeko y'umuhanda kuri nge n'ubuntu, ndetse n'imodoka mwabonye ko twatangiye kuyibigisha ku buntu. Rero namwe ndabasaba ngo mubashe kumba hafi tubashe gusohoza umugambi cyangwa dusohoze ibyo niyemeje hamwe n'abo bavandimwe cyangwa se n'iyi nshuti ya hano kuri Etamu TV. Nta kindi mbasaba rero ni ugukanda subscribe ukabyoherereza bagenzi bawe. Muzi ko ryari isezerano nababwiye yuko mu kubaha cya kizamini kuri iriya channel nyine nababwiye ko ubusobanuro tuzabuganiriraho kwa Etamu TV kugira ngo nibura twemere koko ko subscribe wayikoze. Nimba utarayikora umenye kuri muriba kandi ntago ari byiza. Haruvuga ngo ubwo se subscribe ngo yiki wayiduhaye ko tubizi nta mafaranga tuzagusaba, yewe na za gift n'impano tubabwira gukora ntimubikora. Uretse ko impano ntago ari itegeko, impano ni kami ka muntu, n'umuntu ku giti cye ushobora kuvuga ati uriya muntu yangiriye neza reka mwiture. Ntabwo rero ibyo kutwitura tubibasaba, ahubwo twebwe icyo tubasaba tubwirijwe n'umutima nama wacu nuko mwadukorera subscribe kuri Etamu TV ndetse no kuri tsindira provisoire vuba bitari wakoraho wasimbukirayo ugakandaho kandi ibintu bikagenda neza cyane. Reka rero dutangire dukosora. Hari ibintu byinshi cyane tugiye kuganiriramo hano. Ugira amahirwe agakurikira arabagira umugisha. Nitugeramo hagati ndahita mbabwira ikindi kizamini nzabaha n'uburyo nzakibaha na nimero, ahubwo muzohereza ibisubizo kugira ngo ibintu bigende neza. Kandi mwabonye ko abantu muri gutsinda biranejeje cyane 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 cyane. Ikibazo cya mbere cyaravugaga ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimywa ryari. Donc amatara maremare ni ingingo 43. Ubwo yishaka arajya yarebe ngo amatara maremare agomba gucanirwa rimwe n'amatara magufi ngo iyo hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba, cyangwa se ngo igihe utabasha kubona muri metero 100, icyo gihe uba ugomba gucana amatara magufi n'amaremare. Hanyuma kandi ngo amatara maremare n'amagufi agomba kuzimwa cyangwa se bagomba kuyazimya ryari. Iyo ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa se umwanya munini. Igihe cyose uhagaze akanya gato cyangwa akanya kanini muri bya bihe of course uba ugomba kuzimya amatara magufi n'amaremare. Noneho ni ryari tuzimya rero amaremare gusa? Ikibazo cya kabiri cyo turaza kukigarukaho mu byapa kuko nanabemereye ibyapa nabibazaniye. Amaremare tugomba kuyazimya mu bihe bitatu. Igihe cya mbere tugomba kuzimya amatara maremare ni igihe umuhanda umurikiye hose bikaba bihagije kubona muri metero zigeze ku 100, sibyo? Aho ni ahambere tugomba kuzimya amatara maremare. Aha kabiri tugomba kuzimya amatara maremare ni igihe ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga, kandi baravuga ngo mu gihe harimo intambwe zihagije kugira ngo utajyihuma, ngo umuyobozi wacyo acana azimya vuba vuba amatara magufi n'amaremare ngo akwereka ko ahumwe. Donc niyo mpamvu nijoro nubona bwije ukabona uri mu muhanda uri kugenda, irinde gucana amatara maremare ugiye kubisikana na mugenzi wawe kuko ushobora kumuhuma. Nta nubwo ari ushobora, ahubwo uba wabikoze. Nk'abajya bajya mu ntara mujye mubibona. Aha gatatu ugomba kuzimya amatara maremare ni igihe ikinyabiziga cyawe gikurikiranye n'ikindi mu ntambwe zitageze kuri metero 50. Igihe cyose ukurikiranye na mugenzi wawe nyamuneka itonde utamuhuma uturutse inyuma ukamutera amatara maremare. Ushobora guhita wibaza uti ariko none utica nawe wasaze, ubwo se umuntu ndi inyuma ngo yabasha kumpuma ate? Yaguhuma se ntiyakuvunira umuheto? Dore ukuntu yaguhuma.
none uzafate miriwari uyimurike mu zuba, noneho urebemo umbwire ko utazahuma, cyangwa se izuba rizamurike mu kirahure cy'inzu uryitegeye maze urebe, ntuhuma se? Mwabaye mute? Rero nanone iyo mugenzi wawe waguturutse inyuma akagukubita amatara maremare, uba ufite icyo bita utureba nyuma cyangwa se retroviseur. Iyo ufite retroviseur rero zibasha guhita ziguhuma wowe kuko niweho ziteyeho zireba. Rero ntabwo byemewe ko ucana amatara maremare ukurikiranye na mugenzi wawe harimo intambwe zitagera kuri metero 50. Polisi ishobora guhindura ubutaha ikabaza kamwe muri utwo ngutwo. Urabona ko yibarije ngo amatara maremare agomba kuzimwa ryari, ngiyo umuhanda muri cyose muri metero 20, oya, ahubwo igisubizo cyabaye B, aho bivuga yuko ari igihe ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga. Ariko nutwo tundi mudufate mu mutwe bashobora kuzahindura. Ikibazo cya kabiri cyavugaga ibigendanye no kuyobya umuhanda, iyo bashaka kuyobya umuhanda ngo ku burebure bwawo n'ibindi. Mwabibonye ngo icyo cyapa gifite ubuso busa gute? Ni ubuso bw'ubururu, ndaza kukibereka, mbereke n'ikirango cyacyo. Twikomereze n'ikibazo cya gatatu. Utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira: iyo hatari amategeko yihariye yerekana cyangwa se abyerekana, yerekanwa n'ibyapa, yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, mu yandi magambo yerekanwa n'ibimenyetso. Ese ibimenyetso murabibuka? Ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda cyangwa se bikontorora systeme y'umuhanda ni iki? Ni ibimenyetso by'ibyapa, ni ibimenyetso bimurika, hakaba n'ibimenyetso byo mu muhanda ariyo yitwa imirongo. Rero uretse igihe uhasanze ibimenyetso, sibyo? Ubundi iyo hatari amategeko yerekanwa n'ibyapa, imirongo cyangwa se feruje, utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru. No kuvuga ngo abanyamaguru tugomba kunyura iteka ryose kuri bordure, niho hitwa inkengero zigiye hejuru, cyangwa se ku ruhande ahantu hatari bordure mujye mubona ko hari akandi kayira badusigira abakora umuhanda. Rero ni hariya duhariwe guca igihe cyose, igihe sibyo hatari andi mategeko yihariye. Abaye ahari tuzubahiriza ayo mategeko. Mwabyumvise? Kane. Ariko ntarava kuri gatatu, hari ikindi kintu bajya babaza ku bijyanye n'abanyamaguru. Bajya bavuga ngo abanyamaguru bagomba kunyura mu myanya yabateganyirijwe ryari. Abanyamaguru bagomba kunyura mu myanya yabateganyirijwe ryari. Iyo iri ahatageze kuri metero 50 bivuze iki? Bivuze zebra crossing zacu tugomba kujya kuzicrossinga, kuzambukamo ryari? Igihe ziri ahatageze kuri metero 50. Mbese hagati yawe nazo harimo umwanya wa metero 50, 49 kumanuka kugera kuri 1, nibwo tugomba kujya kwambukirayo. N'ibindi bijyanye n'abanyamaguru. Tugize umugisha imbere twasanga ikindi kibazo cy'abanyamaguru, nakongera nkabigisha. Ndumva amategeko atangiye kumanuka, mutega amatwi rwose nze babwirize mu mategeko y'umuhanda. Kane iravuga ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru. Yego. Ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Yego nabyo we. Ni A na B. Bivuze ngo akayira ni inzira ifunganye ishobora kunyurwamo n'abanyamaguru, ariko hakaba hanyuramo n'iki? N'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Iki ngiki wagisanga ku ngingo ya 2 rwose, hahandi hasi aho dutangirira twiga amategeko y'umuhanda. Nubwo twasuye Tamu TV mbakangurira gukanda subscribe, ariko ntabwo twibagiwe ku isoko. Na hano ni ku isoko yaho, ariko mwibuke ko ushaka kwiga amategeko y'umuhanda ku buryo butari kuri YouTube wenda ukabikugora, ukavuga ngo buse koko ngisomo ry'amasaha 2 ngo naryicaraho kuri YouTube, ngayo mamega nayabona, ngiyo internet. Wowe urarira utazi wapfuye. Hari abafite ama wifi inshuti yanjye, hari abafite ama internet, hari abavuguze bafite ama router, bafite ibintu byinshi. Internet babuze icyo bazimaza, wowe ukavuga ubumega aho ngaho. Ubwo nyine nimba ufite ikibazo cy'amamega cyangwa se ufite umwanya wo kwicara kuri computer igihe kirekire ngo urikurikiye YouTube, ngwino kuri WhatsApp tukwigishe. Uratwandikira kuri 0785 32 20 Iyo niyo nimero ya teacher. Kandi wumvishe wanyuzwe n'ibi bintu, koherezaho impano biremewe. Iyo nimero yanyuraho indege, iyo nimero yanyuraho inka, iyo nimero yanyuraho imodoka, yanyuraho amasambu, ushobora no kumpa inzu, wampa ikibanza, mbese wanankubita. Mbese iyo nimero ni byose. Ubwo rero iyo nimero niyo ushobora kutwandikiraho tukagufasha kwiga amategeko y'umuhanda dukoresheje uburyo bwa WhatsApp, ariko ho please ntago ari ubuntu, urishyura. Ni nayo nimero watwandikiraho tukabasha kuguha aya ma examen mukunze kwita ibigugu. Sibyo? Ibyo biti bigugu.
ntabwo ari ibigugu uri kubira cyari bishyashya, ni ibizamini biri gukorwa muri iyi minsi bimeze neza cyane, abantu bari kubigura nk'abagura amasuka. Nawe rero twandikire kuri 0785 32 20 21, hanyuma mbiguhe ejo bundi kuri 10 na zingahe cyangwa kuri zingahe bitewe n'igice uherereyemo cy'u Rwanda, ubashe kujya gukora nawe ubashe kubona provisoire, sibyo? Okay. Ikibazo cya gatanu ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. N'ibyapa bibuza n'ibitegeka. Bino byapa bibuza n'ibitegeka biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Itegeko wenda ntabwo turi buze kuri nononsora cyane, mu 116 niho wajya ukabisangayo. Ubu icyo turaje ishinga cyane ni ukugufasha kumva. Ni ukugufasha gusoma ibisubizo ukabihuza. Ndabizi ko mufite igihe gitoya abenshi kugira ngo mujye mu bizamini cyangwa se abandi mugakomeza mukihugura, sibyo? Ariko ushatse wajyayo. Rero hari ibyapa ngo byerekana ibigira bite n'ibindi. Kuri iyo ngingo y'116 bavuga ko bigomba kuba bifite urumuri rwihariye rwo ku muhanda cyangwa bikoze mu buryo ngarurarumuri, kandi ngo ku buryo bimurikwa bigatanga umucyo cyangwa urumuri ku buryo intera y'ahagaragara igomba kuba nibura metero 100. Ibyo byapa rero sibyo bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe n'ibyapa bibuza n'ibitegeka, sibyo? Bivuze ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe, nabyo bikaba byagaragarira muri za metero 100. Wabyumvise neza? Ngo nabyo bigomba kuba bikoze mu buryo ngarurarumuri cyangwa se bifite urumuri rwihariye cyangwa se bimurikiwe n'amatara yo ku muhanda, ngo ku buryo intera y'ahagaragara yabyo igomba kuba ari metero 100. Tukiri mu 100, nagira ngo mbatangarize yuko imivuduko hano mu muhanda yakaniye. Abantu barimo baravuga ngo rwose ngo polisi, ngo umuvugizi, ngo tuvuganire, ngo bagabanye speed, ngo bongere speed, ngo kuva aha ngaha ngo kugira ngo ugere ngo i Burundi, tuve Burundi cyangwa se ugere za Kibungo. Ngo rwose ni ikibazo. Ngo ni ikibazo, ngo harimo ngo za kamera, ngo urabona iyo batangiye gushaka gukritika no kurwanya ibigendanye n'imivuduko mu muhanda, ubwo tuba twibagiwe aho byatugeze. Mu minsi yashize impanuka zavuzaga ubuhuha, n'ubu ntaho zagiye, ariko zari zihari zitewe n'umuvuduko mwinshi. Akenshi ugasanga ntago abantu bari kubyitaho, ariko burya umuvuduko mwinshi ni intandaro y'impanuka n'imbogamizi by'uburyo bwo kugendera mu muhanda, nk'uko ingingo ya 26 bivuga, sibyo? Muri journal officiel numero 1 janvier 2003, ariyo gazeti y'amategeko y'umuhanda. Iyo usomye yose ugenda bakubwira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ngagomba kuringaniza umuvuduko wacyo bitewe n'uko ibihe bimeze, ibintu nk'ibyo. Rero buriya nanone polisi cyangwa se abashinzwe gushyira za Sofia ku muhanda cyangwa kamera, ntabwo babishyiraho bagendeye ku marangamutima yabo cyangwa wenda ngo bafatanye urwango na Gaspard cyangwa se Spiriane, oya, ahubwo babishyiraho bagendeye ku itegeko, cyo kimwe no ku buzima bw'abaturage, kubera ko ushobora kwirukanka cyane ukarenga umuhanda ukaba wakwangiza n'abari munsi y'umuhanda. Rero ntabwo byemewe. Mwishaka kuvuga ngo bafate Sofia ngo bazizamure ngo bazishyire kuri 80 ngo kugira ngo tujye tubasha kugera ngo ku Gisenyi vuba tujye kurya ubuzima, oya, ushobora kuburya bukurya. Ahubwo nyamuneka nibagume hahandi, nibagume kuri wa mubare, sibyo? Njye niko mvuze, bagume kuri 60, ubwo bibaye nabyiza bagabanya da imivuduko. Rero nitugira umugisha turaza gusangamo ikibazo hano nayo ndayibaganirizaho. Ubwo rero ndimo ndashyigikira polisi ko ibintu yazanye ari byiza cyane. Zira Sofia nyamuneka muzitondere, zirareba cyane kandi ntago zibabarira. Umupolisi wamutera impuhwe akakubabarira ukaba wamuratira ubwiza n'iki, ariko ntago Sofia wayibwira ngo yivi na yivi, niraterura igakubita hasi. Ikibazo cya 6, uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri kidakora neza bwitwa feri yo gutabara. Ubundi ubusanzwe feri zibaho ni 3. Hari feri y'urugendo, feri yo guhagarara umwanya munini, na feri yo gutabara. Feri y'urugendo ngo ni uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende buhoro cyangwa se gihagarare. Ni ya yindi bagenda bakanda buri kanya kugira ngo ikinyabiziga kibashe guhagarara. Turi kugendana. Rero igihe cyose utwaye ikinyabiziga uzakenera iyo feri y'urugendo. Abenshi muyihimbiye ikirenge. Hakaza n'indi yitwa yo guhagarara umwanya munini, aho ni ku ngingo ya 74, aho bakubwira ko feri yo guhagarara umwanya munini ngo ari uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigume hamwe mu gihe umuyobozi atarimo, nimba ari na remorque nayo igumaho ngaho mu gihe itagifatanye n'ikiyikurura.
hari nabo bageraho bakongeramo ibintu by'imibare bakavuga ngo uko ikinyabiziga cyaba cyikoreye kose kigeze ku gacuri cyangwa ukazamuka ngo ka 16%, niba ushaka 90% ari agacuri, bimeze nko guterera igiti, sibyo? Iyo yitwa feri yo guhagarara umwanya munini, sibyo? Naho rero hanyuma hakaza feri yo gutabara. Feri yo gutabara yo ngo ni uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende buhoro cyangwa gihagarare mu gihe ya feri idakora neza, ya hindi yari isanzwe ibikora yo guhagarara umwanya, yo y'urugendo. Iyi feri rero abantu benshi cyane bakunze kuyitiranya. Nta hantu ku modoka ntoya cyane amapikipiki, nta hantu habugenewe wayikandagira ngo uyihamye ngo wumve ko ifashe nk'uko wakandagira kuri la feri, oya. Ahubwo nababwiye ko ari feri ikorerwa muri mind. Ni uburyo ushobora gukoresha wirwanaho. Wafungishije vitesi, wakoresheje feriyamu igice cy'iryinyo, wagize ute ku makamyo ngo ni feri y'iki ya moteri, ibintu nk'ibyo. Rero mu yandi magambo ni nkubwiye mu magambo make, feri yo gutabara ni igikorwa icyo ari cyo cyose wakoresha kugira ngo ikinyabiziga kigende buhoro cyangwa se gihagarare mu gihe ya feri ya mbere idakora neza. Wabyumvise neza? Nicyo bisobanuye. Icya munani, iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahategamiye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 100. Ibyo ni ibiki? Ni ibinyabiziga. Ingingo ya 83 niyo tugezeho. Ndayibasobanurira kuko mfite umwanya uhagije. Nari nzi ko amagambo yanjye ari buze kugabanuka, none ndumva n'ubundi bikiri gakeya, kiri kuwampa nk'amasaha 7. Mba mfite ibintu byinshi cyane byo kubabwira. Mani dufashe tutaza guhura n'imirongo, kuko niduhura n'imirongo muri iki kizamini sinzi niba hari ikibazo cy'imirongo kirimo bapfuye kukima gutya mu mite ngikosora, ariko ninsangamo harimo ibintu by'imirongo muraza kwihangana nditonganya. Imana dufashe twe gusangamo ibintu by'imirongo, kuko rwose imirongo hariya mu muhanda ineza shitani. Hano ingingo ya 83 ikintu ishaka kuvuga, bavuga ko ibikoresho by'ihoni bigomba kumvikanira muri metero 100 ku binyabiziga bigendeshwa na moteri. Iyo ntera ikaba ishobora guhinduka, sibyo? Iyo ntera ikaba ishobora guhinduka ikaba metero 50 mu gihe ikinyabiziga kigenda mu muhanda ahategamye, sibyo, kidapakiye, umuvuduko wacyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha. Bivuze ngo ihoni rizumvikana muri metero 50. Nicyo kibazo bari bamaze iminsi babaza. Noneho hano abantu bakoreye i Musanze bahise bababwira bati rero igihe icyo kinyabiziga kidapakiye ariko umuvuduko wacyo ukaba ushobora kurenga 50, mu yandi magambo cyaba gipakiye cyangwa kidapakiye umuvuduko ukarenga kilometero 50, mbese urushinge rukarenga muri 50, ihoni rizahita ryumvikanira mu 100. Igihe ihoni rizumvikanira muri metero 50 ni igihe polisi izaba yakubajije ngo umuvuduko w'ikinyabiziga kidapakiye kigenda ahategamye udashobora kurenga kilometero 50, ihoni rizumvikanira muri 50. Ariko mu gihe bavuze yuko umuvuduko ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha, ihoni rizumvikanira muri metero 100. Nizere ko wabyumvise noneho. Hanyuma ihoni rya velomoteri ryumvikanira muri metero 20. Kandi bagahita bavuga yuko kuri iyo ngingo ibinyabiziga bigomba kugira ihoni ridasanzwe ni ibinyabiziga bikora ku mihanda, kimwe n'ibinyabiziga ndakumirwa. Polisi mwambabare mukazabaza abaturage kano kantu tukumva ko bakumvise. Ngewe mu ishuri ryanjye ndakababaza pe, hari igihe ubaza abanyeshuri ngo ni ibihe binyabiziga bigomba kugira ihoni ridasanzwe, ugakubitaho ngo ibikora ku mihanda, ibinyabiziga ndakumirwa, se ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, de A na B. Ibisubizo by'ukuri bose bagahita batora B ngo nindakumirwa. Mwakishe n'ibikora ku mihanda we, nabyo bigira ihoni ridasanzwe rimwe ry'incengera amatwi ritanga amajwi nk'arongoroye, nk'uko ingingo 37 ivuga, sibyo? Okay. Icya 9 kiravuga ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi ngo bitegerereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ibyo binyabiziga bitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira: ni itara ry'icyatsi kibisi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Mwanyumvise? Ni itara ry'icyatsi kibisi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ubwo ni kuri za bisi, kuri za kwasiteri n'ibindi binyabiziga bikoreshwa nka tagisi.
byakagombye gushyirwaho itara ry'icyatsi rwose, ariko ntabwo ari itegeko, ahubwo murabona ko no mu kibazo bavuze ngo bishobora gushyirwaho. Buriya hari ahantu handitse ngo bishobora gushyirwaho, iyo bahashyira ngo bigomba cyangwa bitegetswe, izi modoka zose zikoreshwa nka tagisi mu Rwanda twazajya kubona tukabona zose baziteretseho amatara y'icyatsi. Ayo matara y'icyatsi nayo kuzitandukanya mu buryo zimwe zakodeshejwe izindi zitakodeshejwe, sibyo? Iryo tara iyo ririmo riraka riba risobanuye yuko icyo kinyabiziga ngo kitakodeshejwe. Ikibazo cya 10 rero ndagira ngo tukiganireho maze kubabwira ibi bintu. Nikoze inshuti zanjye ko mubizi mbikundira, mwankandiye subscribe kuri Etamu TV. Koko Etamu TV dukeneye ni Etamu TV ifite arya bambwiye ngo kira, reka nkururu urupapuro ndebe mbabwira idonido rwose ry'ukuntu bambwiye. Ifite profile yayo, agafoto kariho intuzi yukoze search muri YouTube kwandikamo Etamu TV. Ariko ubwo biroroshye kuko uri kuyigiraho kino kizamini uhita umanuka munsi handitse subscribe, ugahita ubyondaho bigahita biba okay fresh, sibyo? Ariko kubaza kuyirangira abandi bantu kuko nabyo biremewe, hari undi muntu ngo wabashishuye, ariko kuyakuba yewe Bikira Mariya we ndibutse, ariko ndaza kubivugira hirya mu rugo muri tsindira provisoire. Ngiye kubarega ngiye kubarega strike, hari abantu banyatatse kasha muzi ko nazi ubwenge, nzabagira bazayakata, barayakata wa mugani w'abaturuki. Aya nangiye kwitotomba kandi nzajya nitonganya ndi iwanjye. Ahangaha ndi umushyitsi, ndi kwa Etamu TV, mukande subscribe. Ikindi nanje kubabwira koko rwose mbere yuko mbakosorera ikibazo cya 10, nk'iyo nkubwiye ngo ohereza ibisubizo kuri 078 n'ibindi, iyo nimero tuyivuga hirya iriya. Hano mwabonye ko turi kwitwara neza nk'abasirimu nyine, wabereka ahantu nicaye na ahantu hari VVIP cyakoza muri Etamu bubahwe kabisa. Niko nkakubwira ngo ohereza ibisubizo, warangiza ukajya guhamagarira nimero, nababwiye kira nimero atari iyanjye. Aho kugira ngo umuntu ashyireho amafaranga murayihamagara sha, we namushyizeho amafaranga yakishima ngo uragahora untira nimero. Ariko ntago ari byo. Nimba umuntu antije nimero, ikintu cyatumye ntashaka ko muzongera kunyohereza ibisubizo kuri nimero ya teacher nuko iyo nimero dusigaye tuyikoresha mu kwiga amategeko y'umuhanda. Hari igihe rero byivanga ugasanga ku munsi nakiriye nk'abantu 300, aryo urumva uwo mutwe umwe nawe ushobora. Tekereza rero guhita uko bitaho no guhamagarwa, yewe nazasara. Sibyo? Nazasara rwose. Muhave. Nimba nkubwiye ngo nimero ngiyo koherezaho ibisubizo, oherezaho ibisubizo gusa, ntugire irindi jambo renzaho. Kandi ni wohereza ibisubizo utakoze imyirondoro, sinzajya ngukosora. Benshi mwabonye okay nashyizemo imiyaga, nsubira inyuma ndagenda ndabakosora nta kibazo. Ariko se nshuti zanjye, iyo wifashe kohereza ibintu gusa ngo mu nkosore, uri murategeka, ubuzi neza ko uwo muntu ari umwarimu, ubuhise ugaragaza urwego rw'umunyeshuri bwawe. Ni icyerekana ko no ku kizamini uzibagirwa kwandika imyirondoro yawe, ukibagirwa kwandika irangamuntu, ukibagirwa kwandika kode yawe. Nimba wohereje ibisubizo bitagira izina, hari ubwo ndakosora mu mwanya wo kwandika izina se ndandika hondi. Nimukavuga ngo tica ngo numucuyi ngo buranga batwikiza, mbikiza ibiki? Hari ubwo mwamfatiyeho imbunda ku mutwe ngo mbaye ikizamini. Nimba nkubwiye ngo ikizamini ni ikizamini, ohereza ibisubizo, byohereze ariko umbwire na nyirabyo. Hari ikintu kigoye kirimo? Niko mujye mureka kuba abasirimu cyane ngo mukabye, bira ntago ari ubusirimu, ahubwo n'ubuturage cyane bubi cyane. Nimba ukoze ikizamini, kora ikizamini edayeruhera wandika itariki cyangwa se ukandika izina ry'ikizamini, ugahita ukurikiza ubanza amazina yawe ugahita ukurikiza itariki cyangwa izina ry'ikizamini, ukabona gushyiraho ibisubizo munsi byabo ngombwa ugashimira. Ngo nshimira se ngo nshimira mu Caritas witwa teacher kubera iki? Rero kunshimira ariko ukurikiza amabwiriza. Si sawa? Ako ni kamwe. Okay. Ikibazo rero cya 10 cyavugaga ngo ese ko kincitse ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugenda mu muhanda ngo bishyirwe uburyo bw'umuhanda, bishobora no gushyirwa hejuru n'ibumoso n'ahandi hose bitungana uburyo bwo kugenda mu muhanda. Hakurikijwe iki? Hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Igisubizo ni iki?
11 igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 yera icagaguye kandi bangikanye ngo gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kibari agahanda k'amagare. Hano ndagira ngo mbabwire mu Rwanda biragoye ko uzabona agahanda k'amagare, ariko disi mu Rwanda dufite amagare menshi, noneho na leta isigaye idushyiriramo imiyaga nk'abatuye mu mujyi wa Kigali. Ubu narimutse ntabwo nkituye mu cyaro njyewe, naje mu mujyi wa Kigali da. Naje mu mujyi wa Kigali ahubwo n'abandi bari inyuma baraje. Ubure gufata neza umujyi wa Kigali, turashimira umujyi wa Kigali usigaye umeze neza cyane, umunsi ku munsi ugenda utera imbere. Nk'ubu ngubu Etamu TV yanjyanye ahantu muri jaride zikeye cyane, ahantu nyine hano hafi ya ofisi y'umujyi wa Kigali, ntimuhazi se ahantu hatwika kweri, ariko umuntu utaba mu Rwanda yarahombye basi. Nkamwe muri Burayi muvugire izo za Burayi, ndetse muze kunyandikira kuri WhatsApp mumbwire, ako ndabwira abari Burayi mbereka amafoto y'umujyi wa Kigali Mr na Mrs muzaze mu Rwanda. Yewe uzi ko uhanywera icyo kunywa ugashiduka cyashizemo, uzi ko ushobora kuharara, ni heza koko. Ubu rero niho ndi. Mbivugiye iki? Mbivuze mu rwego rwo kugira ngo noneho nze nenge ku buryo bweruye abantu batwubakira inzira nyabagendwa cyangwa se imihanda bari gukora amakosa menshi cyane. Barabona ko mu Rwanda turi gutera imbere tukazana n'amagare. Ngo gutera imbere, ngo iterambere ry'amagare se ribaho? None ndabivuze. Ngo mwarimu uvuze iterambere ngo ry'amagare, ndabivuze. Tugenda kukiza ari amagare ntikandekeraho. Dufite inzira nyabagendwa, dufite mu Rwanda, dufite inzira y'ibinyabiziga ari wo muhanda unyuramo amamodokari n'amapikipiki, hagahita hakurikira inzira z'abanyamaguru. Hari ukuntu bazinogeje nyine bakagenda bashyiramo akantu gasa nk'agaciye bugufi, gasa nk'akarimo munsi, hirya bagakubitaho utubordire bakatubwira yuko ari inzira z'abanyamaguru, noneho hino ari z'amagare. Oya, ntago agahanda k'amagare kavugwaho amategeko y'umuhanda ari kariya. Oya, akavugwa mu mategeko y'umuhanda muzampamagare nzi nkabereke mbakore igishushanyo mbonera tugikubita aho ngaho, cyangwa se mushaka abahanga b'engineers barahari babisobanukiwe. Ariko ntimukatubeshye ngo hari hanyura amagare. Zira ni inzira z'abafite ubumuga, sibyo? Ntago ari inzira z'abanyamagare. Amagare kugeza isaha mu Rwanda 200% nta nzira yayo tugira, kandi itegeko rivuga ko iyo nta nzira nyine bagomba kunyura, namwe urabyumva, mu muhanda, sibyo? Nimba banyuze mu muhanda rero ntitukabahutaze ngo tubagongagure, kuko nta duhanda tw'amagare tuhaba. Agahanda k'amagare rero na za velomoteri kagaragazwa n'imirongo 2 yera icagaguye ibangikanye, kandi iyo mirongo iciye muri kaburimbo iruhande rw'imodoka zica, ntabwo ari hirya ku mapave. Mujye musobanukirwa neza abantu bacu. Ubwo rero umujyi wacu wa Kigali twemera ukeye, umwe utunganye ukomoka mu ijuru. Umujyi wa Kigali sha nta wundi mujyi umeze nkawo kuri iyi si. Cyane nagenze imijyi myinshi, mudukubitire mu duhanda tw'amagare, mudukubitire imirongo myiza ivuga mu mategeko. Mujye gukora ikintu, bantu muri kubaka imihanda mwabanje no gusoma amategeko, kuko biraducanga. Uzi kuva nka Afrika y'Epfo ugahita uza hano mu Rwanda, uhita usanga bijya gusa, ariko ugasanga dutandukaniye hasi mu muhanda. Ubwo rero nibyo agahanda k'amagare kagaragazwa n'imirongo 2 icagaguye ibangikanye ifite ubugari budahagije kugira ngo imodokari zibashe gutambuka neza cyane. Buri modoka rero ngo igenewe gutwara abantu 6 n'umuyobozi abariwemo, ngo ibigomba kugira imikandara yo kurinda ibyago. Imikandara yo kurinda ibyago ubwo ni sencha, ngo ni sencha, ntago ari sencha, ni sentire cyangwa umukandara wo kurinda ibyago igenewe umuyobozi n'undi muntu wicaye ku ntebe y'imbere, cyo kimwe ishobora no kugira indi mikandara ku ntebe z'inyuma. Ibisubizo byose nibyo. Mwari mukazi se ako kantu niko bimeze. No kuvuga iki? No kuvuga yuko kandi ingingo ya 47 isoza igahita ivuga ngo umugenzi cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga wicaye ku ntebe iriho umukandara abagomba kurumanya neza umukandara. Hano ndahita nenga gatoya, kuki polisi muduhagarika mukandikira umushoferi ngo ntiyambaye sentire n'undi muntu bicaranye imbere, ntimurebe n'inyuma ko harimo izindi sentire? Zira sentire z'inyuma n'abicayemo inyuma iyo batazambaye mukwiye kubandikira, kuko itegeko niko rivuga. Ingingo ya 88 ivuga ko ibinyabiziga cyangwa imodokari zifite imyanya itarenga 6 n'umushoferi abariwemo ziba zigomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe umuyobozi n'undi muntu bicaranye imbere, ariko ishobora no kugira indi mikandara inyuma hariya. None si ingingo ya 47 ntizigahita ivuga ngo umuntu wicaye ku ntebe iriho umukandara abagomba guhita wurumanya? Ntago ashobora, ahubwo aragomba. Wayi mutabikora muracyafite amafaranga menshi cyane yo kuduca. N'abaturage baranyica ngo bateje polisi. None se karicyo mbere yo kuvumbura amategeko.
narangaye muri hangana kirancika ariko mba mbifite mu mutwe duhita dukubitaho icya 13 mwumva ukuntu bimeze rero ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe yes gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago A na B ni ibisubizo by'ukuri ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo kugenda ukandagira ukihuta ukandagiye umuriro kacu ugahita ufata feri amaye nkabo urumva ko iyi ntebe nari nyikuye ukongera ukirukanka ugahita ufungana none ibyo bintu byo kugenda ufunga bira mupangu ukandagira feri uko ubonye ukandagira ntabwo bikirisitutse ntabwo bimeze neza ubu urimo urabangamira imigendere y'ibindi binyabiziga icyo bita jeunesse circulation baba bakwiye guhita bakwandikira kugenda ukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago ubundi feri uyikacira gusa ugiye kwirinda ibyago ariko nimba nta cyago kiri imbere yawe wirinda urakacira feri y'iki ngo uri kumva uko icyuma gifunga nkumva mani ngumva ukuntu iki cyuma gifunga ushobora gukacira ufunga njye nkaturuka inyuma nkahita nkukocora cyangwa se nkafunga nanjye kuko ndi kwirinda ibyo byago ari weho ugatuma inyuma yanjye bangonga ntago w'inyuma afite ikosa rifite wowe nafungiraga ngo ntagonga kandi ndamuka narakugonze kuko wakaciye feri bidatewe no kwirinda ibyago uzaba ari wowe uri mu ikosa bazakwandikira ibyanjye n'ibyawe wabyumvise birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga rero kubera kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe kandi ugakacira feri bidatewe no kwirinda iki ibyago 14 ravuga ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare kino kibazo kirimo ikosa ariko nyine kariko polisi yakizanye ntago ndababuranya ni metero 2 na santimetero 10 ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bya metero 2 na 10 bishobora ntago ari bigomba ahubwo ibigomba ni igihe bazaba bavuze ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na 10 nibyo bigomba ni itegeko kubirengeje 2 na 10 ariko ibifite 2 na 10 ntago ari itegeko ahubwo ashobora kubaho cyangwa ntabeho niko musome ingingo 75 murebe 76 ihavugamo hamwe ni muri bishobora ahagana hasi ahandi ni muri bigomba hejuru igazeti nikimeze hakurya y'imbonera hamwe mugiye nyamuneka mugiye ngewe mbivugiraho byose kuko mfite ibimenyetso iyi gazeti niko ivuga rwose ubwo rero igisubizo cyabaye metero 2 na 10 kuko nta kundi wabigira nyine naye nka nziza corona fabulis 15 ngicyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku byambu cyangwa ku bibuga by'indege giteye ku buryo bukurikira cyo kimwe na cya kindi cya deviation ntago ndabivugaho uyu mwanya n'undi mwanya wo kubasomera mbonye oya wo kubaganiriza sorry kino kibazo cya 15 turaza kuba tukigarukaho sibyo ni ikibazo cya 15 kuko hari ifoto yacyo nabashyiriye ahantu nudakurikirana ushobora kujya kubona ukuntu ifoto nyinazemo hano harabihayereka ngo gusimba simbutse ukabuvanyeho urasimbukije ugeze hariya kino kibazo cya Kenze ndaza kukigarukaho rwose neza cyane ntabwo reka mbaganiriza utu tuntu nababwiye ko ushaka kwiga kuri WhatsApp nimero twandikiraho nayibabwiye cyo kimwe n'ukeneye ibizamini hanyuma rero nimero tuba twabahaye ntabwo mwemerewe kuzihamagara nimba nshobora kwakira abantu barenga 300 banyandikira buri munsi kandi nkaba ngomba kuba noburije kubasubiza uramutse ugeretseho kwirirwa witaba abantu wazashyuha ubwonko ntabwo rero byemewe nimba nguhaye nimero ngo unyandikireho kuri WhatsApp nimba utazi kwandika byihorere cyangwa ukabunyandikiye kuri SMS nge SMS ntabwo nazisubiza mo nzifitemo nyinshi nagusubiza ariko ndeba kugusubiza kuri SMS ngasanga ntacyo biramarira kuri SMS ndenda kwigishirizaho mujye musirimuka nshuti zanjye nimba nkubwiye ngo nyandikira kuri 0785 32 21 mbashe kuguha amasomo uyakurikirane wowe warangiza ukajya kuhamagara iyo nimero ukasurumva kame mujye musirimuka ntago ari byo mujye musirimuka mwandike kuri WhatsApp sinshobora kumara umwanya ntaragusubiza ngiye mpora online ngiye telefone yanjye ntagikoresha internet nayo byari byo niyo yaba yazimye ibikora sibyo ubwo rero ndimo ndababwira mujye mumenya ko ari amakosa kandi mbisabire mukore subscribe kuri Etamu TV no kwatsindira provisoire ngo niticaye nije harya wa muntu uriko yitwa era no muturage cyane
nibyo rero. Hanyuma kandi mbararikira ko hari ibyapa ngiye kubigisha mu kanya, bimwe mu byapa biri kuzengereza abantu nabibazaniye nabavugutiye umuti. Hanyuma kandi hari akandi kantu nshaka gusa nk'ufashaho polisi nubwo nta kazi bampaye, ariko muhumure abantu mufite amakode, mwahawe kode mukaba mwarasigajwe inyuma, mbyite gutyo, mudasohotse ku marisite hari abantu bafashe runaka, iyo wandikiye kuri Twitter ya polisi ukabasobanuza ikibazo cyawe bahita bakwakira neza cyane. Nimba hari urwego nabonye rukora ku buryo buri perfect, polisi nationale yabana kude chapeau kabisa. Urabandikira bagahita bagusubiza, nanjye ndabandikira bakansubiza, kandi mureba mugasanga ngewe ntakagombye kubandikira. Ngewe nakagombye kubasaba ubufasha, ariko ntago nakabandikiye, ariko bahita bansubiza. Rero barimo barasubiza abaturage bakababwira bati mwihangane mutegereze hazasohoka izindi liste. None mufite ubwoba bw'iki? Hari nk'umuntu urwamamagara ngo nese tica ngo urabona ngo polisi ngo nago yigize ngo itanga ngo liste, ngo yatanze liste, ngo noneho ngo twebwe ngo ntago twasohotse, ngo hari ngo ubwo nzabigenza nti imagine vraiment ukambaza ibyo bintu. Ngiye nkora muri polisi, nta nubwo polisi ayikorera nyizi si byo, ariko ngo muhumure polisi ibafitiye igisubizo cyiza bazabakoresha. Ntabwo bafata abaturage mwese mwiyandikisha akose namwe murebe yarashize imyaka ingahe nta bizamini. Ubu koko polisi namwe ntimwamuyirushya, ubu murana mwese koko ntabwo yabakoresha ngo izabivemo. Ikibazo cya 15 turaza kugisobanura hariya hirya mu kanya. 16 ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ni igihe kigenda hamanuka, igihe gikururwa n'ikindi, igihe gifite feri y'urugendo. Ibisubizo byose nibyo? Aka ntago ari byo byonyine, seri imikosa, ariko hariya habuzemo F. Abantu bo muri leta rero nimwe mwakoze iri kosa, kuko ndibuka ko n'ikizamini ari uko cyari gifite aka gakosa. Rero ntago baza kuntemera ibisinde ngo bankorere hejuru yamo. Okay. Ikinyabiziga cyemerewe kugenda mu muhanda, of course birumvikana ari gifite moteri kigendeshwa nayo, mu gihe gikururwa n'ikindi moteri yakitaka. Mu yandi magambo puemoro ari ukuntu wageraga hamanuka kera, kuko nk'ubu ngubu haje mu modokari y'amaautomatike, ariko nk'amamodokari ya manuel washoboraga kuyimanura mu muhanda rwose, bamanuka Shyorongi kuri feri, cyangwa abamotari ushobora kumanuka Shyorongi bunyi pole akamanuka mpaka chini hasi Nyabugogo ku Kinyoni. Biriya ntabwo byemewe. Nta na rimwe ikinyabiziga cyemerewe kugenda mu muhanda moteri itaka vitesi idakora, keretse gikuruwe n'ikindi. Ubundi busanzwe nimba ikinyabiziga gipfuye, parika aho ngaho babanze bagikore, cyangwa bagikubite breakdown bakijyana no kugikorera, aribwo byemewe. Bakaba bagicomekaho iminyururu bagahambira, kikaba cyagenda mu muhanda bagikurura, nibwo cyonyine cyemerewe gutirimuka kikagenda mu gihe moteri ya kitarimo kwaka na vitesi idakora. Ubundi ibindi byo kuvuga ngo nteye puemoro, ngo nteye indobo, izo ndobo uzazitera ikurenza umuhanda. Hari imodoka zaje ubu ngubu zigira umujinya nazo zirakara, wowe urayitera indobo kubera iki wayihaye ikarya, wowe utariye wumva umeze ute? Ubwo rero ntabwo byemewe, ngo byemewe gusigira ikinyabiziga kirimo gukururwa n'ikindi. Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere ndanganyuma, ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka y'ikinyabiziga kidapakiye. Kano kantu karoroshye kukumva. Itegeko rivuga yuko nta tara cyangwa akagarurarumuri bigomba kuba bifunze hasi cyane, ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyaba kiri munsi ya santimetero 40. Mu yandi magambo, hejuru y'ubutaka kugeza aho batangira gufunga akagarurarumuri, kugeza aho batangira gufunga itara, ntago byemewe. Mbisubiremo, ntago byemewe ko itara rigomba kuba cyangwa akagarurarumuri kagomba kuba kari hejuru y'ubutaka ho santimetero 30, 20 cyangwa 30, abagomba kuba ari santimetero 40 hejuru y'ubutaka kuzamuka. Ubwo mpereye hasi. Noneho rero kubijyanye no hejuru, ahari hejuru cyane, njye nababwiraga hasi. Noneho hejuru cyane y'ubuso bumurika bw'amatara mato ndangambere na ndanganyuma, cyo kimwe na ndangacyerekezo z'imbere n'iz'inyuma, ntago yemerewe gushyirwa ku buhagarike burengeje metero 1 na santimetero 90 uhereye hasi ku butaka, igihe ikinyabiziga kidapakiye. Kuko iyo gipakiye, iyo ntera ishobora guhinduka kikaba cyabonda kikajya hasi, sibyo? Wamara kugipakurura ugasanga kirenze hejuru. Mu yandi magambo, bazajya gushyiraho amatara bapimye kidapakiye, kuko n'igipakira kizabonda gice bugufi. Urumva uramutse ugiye gushyiraho amatara gipakiye,
ukagishyira muri 190 uramutse ugipakura kizahita kigira nko muri 2 ntabwo byemewe rero ko amatara cyangwa se utugarurarumuri amatara utugarurarumuri ni kuri za santimetero 40 zo hasi, amatara ndangambere na ndanganyuma cyo kimwe na ndangacyerekezo z'imbere n'iz'inyuma ubwo nabikombinanye birasa, ntabwo byemewe ko byashyirwa ku buhagarike burengeje 1 na santimetero 90 uhereye ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, sibyo? Sindi gusobanura neza maze igihe nanjye ntabisoma rega, ariko nyine ngiye nkubitanye nabyo bita biza bigahita bicuncumuka, ese njye humba beshye, ariko nk'abantu mwanyemereye impano zanjye nkaba ntazibona muzazima mu minsi mikuru, rero ibi bintu byanyu namwe muzatuma mbivamo kabisa. Niko mwabaye muti niko mwanyemereye mwanyemereye inka ntimwazimpaye, ahubwo none musigaye mutsinda mugatinya no kunyandikira ngo mba postinge. Ntabwo mba mbishyuza nshuti, nta muntu njya nishyuza. Ariko abo nishyuza nabo kuri WhatsApp WhatsApp mba navunitse by the way. WhatsApp uzi yuko mba mfite n'inkoni mbakubita. Hanyuma nimba ushaka kwigira kuri WhatsApp umva ukuntu amasomo yacu yo kuri WhatsApp abateye, hari abantu babimbajije cyane ringiye gusoza ntabivuze. WhatsApp reka mbasobanurire uko bimeze, ariko se nimbisobanurira abandi bakazanyigana. Ariko nta kibazo ngenda akora bakigana. N'ubu ngubu nabonye abigana, ariko ndabiyamye we hari umuntu tugiye guserera ngiye kumurasa strike kabisa. Ukuntu bimeze rero ushaka kwigira kuri WhatsApp rata wowe wishyura ari amafaranga nababwiye. Ibije kuri WhatsApp mpitanya kubwira naga ari menshi ni duke cyane, sibyo? Ubasha guhabwa amasomo kuva ku ngingo ya mbere kugera ku ya nyuma asobanuye neza. Cyakoza ndakwemerera ko icyo utabona ntabwo uburebana na teacher. Oya, teacher ntimurebana, ariko ubu mwumva inyumva nkumve, sibyo? Arandika ukabibona, igazeta arayiguha for free, kuko uburyo igazeta yiguha for free n'uyi nuko ndaza nkakoporora ahantu tugiye kwiga nkahaguha ugasoma. Ubu se umuntu akohereje inkuru za cyakicucu cyakindi twigaga kera cya George Banete, umuntu akohereje inkuru ya George Banete ntuyiga ukayirangiza. Ariko reka mbereke, reka tubanze dusobanure bino bibazo bitaducika, hanyuma nze tuganire mu kanya mbabwire ukuntu amasomo yo kuri WhatsApp yaca bateye, sibyo? Kuko nshobora kuryoherwa nkajya kubabwira uko ibintu bimeze nkashiduka kincitse, kandi hari ikibazo cyancitse n'ubu ngubu kiracyanzengereza. Ndabizi ubu hari abarakaye ukagira ngo sawa. 18 ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo nk'iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri y'umutuku, bipfa gusa kuba bitarengeje umuvuduko wa kilometero 20 kandi bikaba bitajya birenza uburebure bwabyo bwa metero 6. Biramutse birengeje metero 6 itegeko rizahinduka birangwe n'andi matara, kandi nibirenze umuvuduko wa kilometero 20 bazabyandikira ntabwo byemewe. Sibwo ntibyumvikanye. Ibi binyabiziga birangwa n'amatara abiri y'umutuku inyuma birasaba kuba bitarengeje metero 6 z'uburebure, kandi igihe cyose bikajya bigenda bitarengeje umuvuduko wa kilometero 20. Iki kibazo wagikenera gisanga ku ngingo 41. Hariho ibibazo ntigeze mbabwira article n'iki cya 19 kiri kwa 88 byagiye bincaho nyine, namwe mwihangane, ariko abantu bo kuri WhatsApp mitambibaha, sibyo? Naho rero igisubizo cyabaye A na B. Umva ubusobanuro budasobanutse yasimbukira ku igazeta agasoma akareba kabisa. Nakurangiye article cya 19 kiravuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana muvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ese nshuti yanjye icyerekana muvuduko uragisoma ukumva icyo ari cyo? Ni kilometeraje. Icyerekana muvuduko hano bashatse kukubaza ni kilometeraje. Kilometeraje igomba gukora igahora iri ahantu habona kandi igahora ikora kugira ngo igahora yitabwaho kugira ngo ikore neza. Rero ibinyabiziga byose birengeje kilometero 40 mu isaha biba bigomba kugira icyerekana muvuduko mu isaha. Wari uzi neza ko n'igare rigomba kugira kilometeraje? Ntabwo kilometeraje igirwa n'ibinyabiziga bigendeshwa n'umoteri neda, oya. Kilometeraje igirwa n'ibinyabiziga birengeje umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha, kandi byumvikane ko n'igare ribashije kurenza 40 ryagira kilometeraje. Ntabwo kilometeraje ikoreshwa na moteri, ubwo ifite ibindi bintu biyikoresha. Ababizi murabizi, sibyo? Ni munshyushye. Igisubizo cyabaye B. 20. Hanyuma duhite twiga bya byapa. Yewe mu kanya naro tugiye gukubita umukutano hari hirya ku byapa. Ibyapa ndabikurarikiye ngo ngwino rore.
guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira: ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Oya, ntabwo ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose tubujijwe kugira gute kuhahagarara. Tubibujijwe igihe iyo mihanda y'icyerekezo kimwe hari mugenzi we muhagaze muteganye, hanyuma umwanya usigaye hagati yawe nawe ukaba utari nka metero 3. Icyo gihe ntabwo byemewe kuhahagarara. Ariko se nimba metero 3 zirimo cyangwa zinarenga, waba ubiburijwe iki se? Harimo nk'umuntu wambwiye ngo nese tica ngo biriya byose sibyo, ngo barase imihanda y'icyerekezo kimwe ngo wahagarara, wabuzwa se n'iki? Nimba hasigaye metero 3 ziza gutuma mugenzi wawe aza gucaho, wabuzwa n'iki se kuhahagarara? Oya, biremewe rwose guhagarara mu muhanda w'icyerekezo kimwe, ntabwo ari yose aho bibujijwe ndahababwiye. B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato. Ntabwo mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato bibujijwe kuhahagarara, ahubwo bibujijwe kuhahagarara mu bihe bikurikira: iyo ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe hakaba hadasigaye metero 3 zituma ikinyabiziga gihita. Hanyuma iyo ari ku mihanda ibisikanirwamo, ni igihe ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana bo butagifite metero 6. Wanyumvise? Ni ukuvuga ngo ntago iteka ryose mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa akanya kanini ubujijwe kuhahagarara. Oya, ubujijwe kuhahagarara igihe cyose bigaragara ko nta metero 6 zirimo, kandi urabona ko B batigize bashyiramo 6 ku mihanda ibisikanirwamo, cyangwa se metero 3 ku bijyanye n'iki n'igihe nta metero 3 zihari ku mihanda y'icyerekezo kimwe. Wanyumvise neza? Harimo umuntu wamburanyije ngo ngenda bizi neza ngo cyari kuba B. Gute se B? Guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane ku mihanda ibisikanirwamo, iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 6. Nimba ubona mugenzi wawe yaparitse hakurya y'umuhanda, wowe ukaza ukaparika muteganye, aribyo bita kubangikana, sibyo? Ugasanga hagati yawe nawe nta metero 6 zirimo ku muhanda ubisikanirwamo, nk'iri ijya mu ntara, ntabwo wemerewe kuhahagarara rwose. Komeza ugenda, fazari hagarara umuri imbere cyangwa umuri inyuma, usizemo za metero. Nimba ari mu rusisiro usigemo 5, nimba atari mu rusisiro usigemo metero 20. Urabizi ko iyo uhagaze ku ruhande rumwe rw'umuhanda na mugenzi wawe, ubwo ko nta kandi kantu gashyashya mvumburiye polisi ikwiye gutangira ikababaza. Bajyaga bakabaza, ariko sinzi impamvu bataheruka kukabaza. Ariko ubwo nyine ndabashumuriye nyine babibabaze, ntabwo ntibakabakubite ngo ngo na myandikora ngo niba ari amahurizo gusa, bajye bashyiramo n'utu tuntu tw'ubwenge tw'amacenga. Ikinyabiziga gihagaze umwanya muto birabujwe guhagarara umwanya muto cyangwa umwanya munini ku ruhande rumwe rw'umuhanda mu gihe hagati yawe na mugenzi wawe hatarimo metero 5 mu rusisiro, cyangwa hatarimo metero 20 hatari mu rusisiro. Ni aho kugira ngo uhagarare mugenzi wawe muteganye hatarimo za metero 6 ku mihanda ibisikanirwamo, cyangwa 3 ku muhanda w'icyerekezo kimwe, afazari igenda uhagarara imbere ye cyangwa inyuma ye usigemo za metero mvuze aho ngaho, sibyo? Ubwo rero igisubizo cya 20 rwose, s'il vous plaît, wowe wihaye gupinga ngwino unsobanurire nawe ubinyemeze. B yawe irapfuye, iraburamo akantu, iraburamo ibyavuzwe muri C, kandi C ntacyo nyinenga, irasobanura ukuri, sibyo? Rero ntabwo nkina n'abana. Ushobora kuba uri umusaza cyangwa se n'umukecuru sinkuzi, ariko nagira nkubwire ngo ntabwo nkina n'abana mu mategeko. Ku mihanda ibisikanirwamo, iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite rwose metero 6. Ubwo ntubyumva? Ntabwo byose byaba byo wapi, kandi nta nubwo cyaba B, kuko kibaye B C yabikize. Rwose ngatume ndakara. Ese buriya mbere yuko dusoza nimwankandira subscribe hano koko? Manuka munsi ngiye kubaha link muri comment, hanyuma mukandeho rwose ibintu bigende neza cyane 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 cyane. Ngo kuyobya umuhanda niba ari ikibazo cya kabiri, deviation ngicyo. Icyapa gifite ubururu kiba mu bwoko bw'ibyapa bigira bite biyobora, kiri kukwereka aho badeviye cyangwa bayobereje umuhanda ku burebure bwawo nyine. Bahita banashyiramo ko hareshya, buriya bakubita akinyongera. Hanyuma icyo ngicyo muri kureba munsi cyanditsemo 500 metres ni bonus nabahaye. Aka bonus nabahaye kivuga iki? Kivuga yuko ari ahari ikibanza cy'ingando. Ikibanza cy'ingando ni kari akantu kaka X, ubona kameze nka X cyangwa ihema babambye ahantu. Noneho rero iki ngiki urabona ko nturahagera, ubwo ni nko bakavuze ngo muri 500 metres hari ikibanza cy'ingando. Ubwo urumva ko nacyo kirayobora, sibyo? Ubwo rero gifite iki? Gifite ibirango bibiri, nakizanye kuko bajya bakibaza rimwe na rimwe. Cyo kimwe n'icumbi ry'urubyiruko cyangwa se ikibanza cy'abagendera ku nyamaswa, nuko nguko kimeze. Gifite ubururu, gifite ikirango cy'umweru n'umukara. Hanyuma ubuso rero mwabibonye ko ari ubururu. Hanyuma rero kuri kiriya kibazo cya kabiri, niba ari cya kabiri cyo kuyobya umuhanda, sinibuka niba bababajije ubuso cyangwa ikirango.
ariko nimba bababajije ubuso ni ubururu, niba babajije ikirango deviation ari mu magambo murana kari umweru, sibyo? Okay, ndakeka mufashijwe. Mbibutse gato ibyapa byo kumanda ariko bimaze kunsema sinabivuga, murabizi ni amoko atanu: ibiburira, ibyo gutambuka mbere, ibibuza, ibitegeka, ndanga. Sawa, ariko hari utuntu polisi idaheruka kubaza di, kandi ubwo mvuze ngo polisi ntabwo ndi kubwira polisi kuko polisi ntibankurikirana rwose, wapi ese baba banshakaho iki ko batiga bariya baza amategeko arenze, barandenze kure cyane, ntabwo bankurikira ahubwo mbibwira wowe kuko mvuga ni kuki noneho wa mupolisi utegura ataragera ahangaha kuri aka kantu mvuze, bivuze ngo niweho mbwiye kwakwanya vuba mugani wa bubu, uhita ukiga ku kantu cyangwa ugashyire mu mutwe niba akabaza bavuga tuzi ko ticari yakavuze. Nk'ubu nibaheruka kubabaza umusozo w'ibyapa, ibyapa byo ku muhanda bigomba kugira umusozo utari munsi ya 1.50 cyangwa se hejuru ya 2 na santimetero 10 uretse iby'agateganyo. Nk'aka kantu nibaheruka kukababaza, kandi bakabajije abantu benshi bajijita bagakubitaho 1.90, dore ko ari imaze kuba karande muri mwe. Ni 1.90 ku bijyanye n'ubuhagarike bw'amatara wangu, ntago ari ku bigendanye n'ubuhagarike bw'ibyapa. Ibyapa umusozo wabyo ugomba kuba utari munsi ya 1 na santimetero 50 cyangwa se hejuru ya 2 na santimetero 10. Urumva ko izo 2 na santimetero 10 ziranganya neza na 2 na santimetero 10 z'amatara ndangaburumbarari. Shaka polisi irabafite rata, ishatse yagiye babaza ibintu bisa gusa bikabacanga. Hanyuma wakenera ibizamini rero nababwiye, nyandikira kuri 0785 32 20 21 tukubwira igiciro, ni wumva wajyamo ujyemo rwose, kuko icyo nzi cyo biri gukora umuti wa danje. Ariko noneho nk'abafite ibizamini ejo bundi muzane izo note zanyu maze iminsi mukorera, muzane inote mbigishe cyangwa mbaho ibyo bizamini, sibyo? Okay, nta gutinda rero, nimba nkubwiye kwigira kuri WhatsApp, dushobora kukwigisha kugeza urangije igazeti, dushobora no kukwigisha tukaguhugura ibyumweru 2 cyangwa ukwezi 8 cyangwa se ibyumweru 3 cyangwa se n'icyumweru kimwe twaguhugura, dufite ibyo tuguha nawe twakwakira. Ntabwo twakira abatangize gusa, n'abafiteho nosiyo dushobora kwigisha igihe gitoya namwe turabakira, sibyo? Nizere ko mwabyumvise, ntazagira uvuga ngo urabona gutya na gutya. Ukuntu amasomo yacu ateye rero, dufata igazeti tukayihambura, tugahita tukoherereza inyandiko z'ahantu turi bwige uwo munsi, ugasoma nk'uko nakubwiye. Ushobora gusoma kinyamateka, ushobora gusoma hobe, wasoma ibya George Baneti, ushobora kujya kuri website runaka ntari ushaka kwamamariza, ukagira ute ugasoma. Ibaze nimba ushobora gufata umwanya munini ugasoma ibyo bintu, kuki twakoherereza ibyo wiga ntubisome? Noneho hari n'abisomesha barimo bariyigisha gusa, agasoma igazeti. Hari n'ababaza bakanguraho igazeti nkayibaha bakagenda bagasoma gusa. None hibaze ngenda bikohereza ukabisoma, noneho nkasubira inyuma nkaza nkabikwigisha we neza cyane, nkakubwira hano bivuga gutya ngo iyo kubera ubucucike bw'ibigenda mu muhanda hiremye imirongo irombereje kandi bangikanye, ngo abayobozi b'ibinyabiziga ngo bagomba gukomeza kugendesha ibinyabiziga batwaye ku murongo umwe. Iyo ni ingingo ya kangahe mvuze mbese? Ngaho nimumbwire. Sawa. Noneho wabisoma ukumva biragucanze, uhita ukurikira munsi mpita ngusaba nkoreshe voice note y'iminota 3 4 5, ntabwo bikubowa. Ni twa audio tugufi tubari twinshi, wenda nka 7 8 mu isomo ry'uwo munsi rikaba rirarangiye, nkahita ngushakira amashusho, nkahita nyaguha ukareba uko cya kintu yavugaga cy'ikinyamitende ko ari cyo ngiki we, nimba yavugaga amakuzo ngo ngiyi we. Kandi buri nyuma y'amasomo runaka, iryo ni ibanga ryanjye, ngomba kuguha test. Kandi test nge nkubaza uko nshaka nka mwarimu, ntago utegetswe ushinzwe kumbwira uko ngomba kukubaza. Ngomba kukubaza nka mwarimu, nkagutega ngaterura ngakubita hasi. Kugeza isa nta muntu uruzuza test zanjye. Sinababwiye ko natangiye kwigisha 2005 ariko ku buryo muri profession natangiye kwigisha 2007. Nta muntu uruzuza test njya ntegura. Ibaze rero nk'umuntu ushobora kugira nk'amanota 15 muri test yanjye, wowe yaba ari ikimene, niko twabyitaga kera. Ubwo rero ngiye ngo wa test nyuma y'amasomo runaka, tugakomeza kohereza ibisubizo, wagira 2 wagira 0 wagira 4 wagira 10, mpita nkukosora nkubwira iki wakisha wari gushyiraho iki, nanagize nkasubira inyuma nkabisubiramo neza nkakoherereza gutyo. Niba ushaka ifoto yanjye ndayiguha rwose, ariko ifoto ntacyakumarira, sibyo? Rero abashaka kwiga kuri WhatsApp nuko nguko mutwandikire, umva birafasha abantu batsinze bashize badepye amaperime mu rugo. Kubera tica ntago nshaka kumuvugira kwa etamu. Okay, kanda subscribe rero kuri etamu, hanyuma natsindira provisoire vuba yubahwe.
kandi tubashe gukomeza. Hari ikibazo bamaze iminsi babaza kibazengereje, utwo twapa tune mureba hejuru twose twitwa icyerekezo gitegetswe. Ibi ni ibyapa bitegeka mwabibonye. Hanyuma utwo tudu fresh mureba ni inyongera zo mu byapa bitegeka bagenda bacomeka munsi aho ngaho nyine n'ibiki byose. Hanyuma D kabiri muri kuyibona, nuvuga ngo D rimwe a cyitwa icyerekezo gitegetswe. Utegetswe gukatira ibumoso, utegetswe gukomeza imbere, utegetswe gukatira iburyo, harimo ikoni, utegetswe gukomeza imbere cyangwa gukatira iburyo, sibyo? Utwo nababwiye ko ari inyongera za ivitoma nyine ukerekeza aho bagutegetse. D kabiri cyitwa ugukikira bitegetswe. Cya cyapa bajya babaza cyitwa ugukikira bitegetswe ngicyo, murabona ko gifite akaranga cyerekezo kabogetse cyangwa gahengame. Icyo D gatatu cyitwa isangano utegetswe kunyura mu zengurutse. Ni icyapa kigutegeka kunyura mu isangano uzengurutse uturutse iburyo bwawe. D4 ni inzira y'abanyamagare cyangwa se y'ibinyamitende itegetswe. D5 inzira y'abanyamaguru itegetswe. D6 inzira y'abanyamafarashi itegetswe. D7 inzira y'amatungo itegetswe. Icyo cya 30 umuvuduko muto ntarengwa utegetswe. Iki gikurikiyeho giciyemo umukato w'umutuku, iherezo ry'umuvuduko muto ntarengwa utegetswe. Nimba nihuse ndamaze, subiza inyuma wongera ubyumve bushyashya. Sibyo? Haruvuze ngo ariko tica ngo kuvuga ucuranwa n'amagambo. Ngiye mfite chronometer hano hasi, mfite igihe cyancitse, none uragira ngo ntegereze bincike hanyuma munyirukane, ndabyanze. Okay, nibyo rero watwandikira kuri 0785322021 ushaka n'amasomo y'Ibyapa nayo tukayaguha, ushaka y'imirongo tukayaguha, ay'ibimenyetso bimurika tukayaguha, nabiriya tukabiguha, tukaguha koko ye, tukaguha. Nuko muri kubona icyitwa E21 ngo na rumwe reglement de circulation. Kanangire nseke kuko yanyu ndayariye rwose ndayamaze. Saha yose nicaye mu mujyi wa Kigali we ntarazamuka mu cyaro. Ni hatari. Icyo cyapa cyitwa reglement de circulation rero nicyo cyapa kivuga ku kibazo cya 15. Kivuga nyine ngo icyapa kivuga ko hari amabwiriza yihariye yo kugenda ku byambu cyangwa ibibuga by'indege. Nuko gisa niko mu igazeti kimeze, unarwara hejuru handitse official gazette. Nabisibye nyine ntago nashaka kubereka kakonyine. Iki nicyo cyapa kivuga ko hari amabwiriza rusange cyangwa se amabwiriza yihariye yo kugendera ku byambu cyangwa se ibibuga by'indege. Urabona ko ari ishusho ya mpande enye y'ubuso bwera, inyandiko z'iki z'umweru. Ntihazagira wongera kumbwira ngo yivi ngo sinkizi, simukimenye. Noneho E20 rero, E20 cyitwa parikingi, aho wemerewe guhagarara umwanya munini. Iki cyapa nta minota ibaho kereka iyo bayishyize mu nyongera nyine, of course birumvikana bwo, ariko iyo ukibonye gutya gusa ari parking, nimba harimo bisi ushatse wanaharyama waharara, kuko guhagarara umwanya munini ngo ni igihe kirenze icyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo ibintu cyangwa abantu byinjire cyangwa bisohoke. Bivuze ushobora kubakuramo abantu ukongera ugategereza cyangwa ugategereza ibintu bishobora no kumara iminsi 2 bitaraza. Ahangaha naho wemerewe guhagarara igihe kirenze iminsi 7. Ubusanzwe tuzi yuko bibujijwe ko ibinyabiziga byahagarara igihe kirenze iminsi 7 ku nzira nyabagendwa. Bya bindi nyine, bya bindi ngo bifite moteri bitagishoboye kugenda kimwe na za romoroke, kuko gifite moteri kikaba gishoboye kugenda, nta mpamvu yo kuhagarara kiragenda nyine, sibyo se? Mbibutsa ko amasomo yose wayakenera yayasanga kuri Tsindira provisoire vuba Etamu TV hano. Hariho iki ngiki nyine twakizanye kugira ngo tumenye ese mwakoze subscribe, nimo mutarayikora kora kuri aho hasi n'inzogero uyikoreho, kuko ngiye kubaha ikindi kizamini. None wari ikizamini bari kunsaba kihuye, ndabihishiye nabihishe, nacyo nzakizana kuri Etamu. Uzaba atarakora sub ayikore, n'ubusobanuro bwacyo ndumva nazabuzana, ariko tuzasubira mu masezerano banyongera kandi kantu, sibyo? Sawa. N'abandi bantu rero bakeneye kwamamaza cyangwa se ko dukorana mu bigendanye n'imyigishirize yacu ya hano kuri Tsindira provisoire vuba cyangwa se Etamu nibo babitangiye, n'abandi twagiye dukorana ariko kontra zanyu zararangiye. N'abandi bakeneye ko twakorana nkabamamariza, imiryango irafunguye. Ushobora kutwandikira kuri WhatsApp 0785 32 cyakoze iyo nimero wanayihamagara nimba ushaka kwamamaza. Rwose twakwakira na yombi, tukanaguha na ka cyayi na ka cappuccino n'ibintu byinshi cyane, sibyo? Ariko aho ngaho ni ku
bashaka ko tufatikanya muri uru rugendo rwo kwigisha abanyarwanda kubona permis provisoire cyangwa se na za definitive, rwose wanaduhamagara kuri iyo nimero, ariko uduhamagara tubwira ubundi busa dukukupa, sibyo? Twandikire utubwira ko ushaka kwiga, utubaza ibindi bintu byose kuri WhatsApp, ariko niba ushaka kwamamaza cyangwa gukorana natwe mu myigishirize yacu, duhamagare. Ukeneye ko tuguha abanyeshuri bo kwiga imodoka, kuko twebwe imodoka zacu ni nke cyane rwose, tujye tubyemera kandi dutsindisha abantu benshi, nawe twandikire cyangwa uduhamagare utubwire purusa uburyo tuzadukorana. Ni karibu rero, sibyo? Kuko murumva tica ntuza tica wundi ari cyo atavuze. Sawa, tugana ku musozo rero, nkeka ko nabiberetse byose. Abakenera amasomo ku buryo burambuye mwabyumvise, mwayabona kuri WhatsApp cyangwa se kuri ya channel nababwiye. Hanyuma ikindi kizamini nacyo ni vuba ahangaha, mubanze mukore subscribe mbone ko bishimishije, nimbona bishimishije turakomeza nta kibazo. Ciao ciao, reka mbaragize Nyagasani abiteho mwese.